menya menye duhugurane. Ikaze ku inono+tv. Nge nitwa Shadadi Habimana. Ariko uyu munsi turebe uko wakwivura ibicurane udakoresheje imiti yo kwa muganga. Iki ni ikiganiro menya. Niba wifuza kumenya byinshi wakora ku buzima bwawe kugira ngo bigende neza, ikiganiro kikagucika. Kwivuza ni bimwe mu bintu bigirira ubuzima bw'abantu akamaro, ariko abantu benshi bakubwira ko kujya kwa muganga inshuro nyinshi atari byiza. Reka rero turebere hamwe uko wakwivura ibicurane udakoresheje imiti yo kwa muganga. Mbere gato yuko dutangira ariko, niba utarakora subscribe ku inono+tv, aka niko kanya ko kuyikora kugira ngo ibiganiro nk'ibi by'ubwenge ntibikajye bigucika. Ibicurane: gufungana mu mazuru, kokera mu mihogo, kwitsamura. Ibi iyo bikubayeho nta kabuza uburwaye indwara tumenyere nka grippe. Nubwo ibimenyetso bihinduka ndetse bikiyongeraho kumeneka umutwe n'umuriro rimwe na rimwe, indwara zose zo muri ubu bwoko ziterwa n'amoko arenga 200 ya virusi. Uretse ibi kandi, igituma bamwe bibazahaza abandi ugasanga nta kibazo bafite, biterwa n'ubwirinzi bw'imibiri yacu, ari nabwo budahangarwa butanganya ingufu. Mu yandi magambo, ko ubudahangarwa bwawe bwiyongera niko umubiri wawe ariko urushaho kugira intege zigufasha guhangana n'izi ndwara zinyuranye ziterwa na za virusi. Nyamara nubwo bimeze bityo, hari amafunguro ushobora gufata bikaba byagufasha guhangana n'ibicurane utari gukoresha imiti yo kwa muganga, na cyane ko irya miti itangwa mu kuvura grippe ari ivura ibimenyetso gusa, kuko mu bisanzwe virusi nta muti igira. Reka turebere hamwe ibyo kurya byagufasha guhangana n'ibicurane mu gihe babirwaye utifuza kujya kwa muganga. Nubwo kujya kwa muganga ari imwe mu nkingi za mbere yo kugira ubuzima bwiza. Ifunguro rya mbere ushobora gufata ni ifi za sardine. Izi fi ziri mu itsinda ry'amafi afite ibinure, dore ko zikungahaye ku binure byitwa omega-3. Ubushakashatsi bugaragaza ko ibi binure birwanya indwara z'umutima no kubyimbirwa. Si ibyo gusa, kuko bifasha uturemangingo fatizo, nuko bikongera ingufu ubudahangarwa. Impamvu izi fi arizo zavuzwe nuko arizo ziyoboye urutonde mu mafi mu kugira omega-3, kuko muri garama 100 zayo gusa usangamo miligarama 1259 z'ibi binure bya omega-3, mu gihe mu ifi za salmon uzasangamo miligarama 840 mu ifi ingana na garama 100. Izi fi kandi tuzisangamo proteine zinyuranye, calcium ndetse na vitamine D. Ifunguro rya kabiri ushobora kwifashisha ni poivron. Izi mboga nizo ziyoboye urutonde mu kutugezaho vitamine C, dore ko uruboga rumwe runini rwa poivron ruduha 568% za vitamine C dukeneye ku munsi. Iyi vitamine ikaba izwiho kuba ariyo ya mbere mu kongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri. Si ibyo gusa, kuko yonyine izwiho kuvura indwara zinyuranye zifata mu buhumekero, harimo ibicurane, aho ifatwa nk'ibinini bimwe banyunguta. By'umwihariko iyi vitamine rero ikaba ari nziza ku bageze mu zabukuru, abana, abakora siporo, kimwe n'abanywa ibitabi, kuko bari mu bantu bagira ikibazo cy'ubudahangarwa. Irindi funguro wakurikizaho ryagufasha guhangana n'ibicurane ni ibihumyo. Ibihumyo bikize kuri vitamine zinyuranye zo mu bwoko bwa B, harimo selenium ndetse n'ibirwanya imyanda n'uburozi mu mubiri. Ibi byose bikaba bituma ibihumyo nabyo biza ku rutonde rw'amafunguro afasha mu kongerera ingufu ubudahangarwa, aho bifasha umubiri gukora uturemangingo turwanya indwara zandura harimo n'ibicurane. By'umwihariko vitamine B2 na B3 zituma ubudahangarwa bukomera, naho selenium ikaba ingenzi mu kurwanya ibicurane n'ibindi bigendana nabyo. Mu kubiteka ni byiza ko wahitamo ibihumyo byishwe ku mugina kurenza ibihingwa mu mazu yabigenewe, kuko ibyo ku mugina biba ari umwimerere. Irindi funguro wakifashisha uhangana n'ibicurane ni isosi y'inyama. Kuva na kera usanga bizwi ko guhuta isupu ishyushye cyangwa se umufa bifasha mu kuvura ibicurane.
dore ko uko ishyushye izamura akuka kakazamukira mu mazuru maze hagafunguka hakoroha. Mu gukora iyi supu ushobora kwifashisha inyama ziri ku magufa ariko ngo umufa uboneke. Ibitunguru, ibirayi, karoti, seleri, poivron, ubundi ukabicanira kugeza bihiye. Icyo gihe ariko ntukaranga. Ibindi birungo nawe wabyongeramo bitewe n'ibikuri hafi. Ibindi wakifashisha ni indimu zidatonoye. Indimu ni kimwe n'izindi mbuto zo mu muryango wayo. Ubwo twavuga nk'amacunga ndetse na mandarine. Zikize kuri vitamine C, ikaba izwiho kongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri. Akenshi usanga indimu cyane icunga rimwe biguha 117% bya vitamine C ukeneye ku munsi. Iyi vitamine kandi ifatanya n'ibindi binyuranye mu kongerera umubiri ingufu zo guhangana n'indwara. Igishishwa cyayo nacyo rero burya kibamo limonene, ikaba izwiho guhangana na za bronchite n'ibindi binyuranye bifata mu muhogo. Niyo mpamvu ari byiza ko mu gihe ugiye kurya indimu cyangwa icunga kubironga neza, noneho n'ibishishwa ukabirya kugira ngo iyo limonene ntigucike. Iyo limonene kandi irwanya kanseri ndetse ikanafasha abifuza gutakaza ibiro. Ikindi wakifashisha uhangana n'ibicurane ni tangawizi. Hashize imyaka isaga 2000 tangawizi ikoreshwa mu buvuzi gakondo mu bihugu byo mu burasirazuba. Iyo tuvuze ibihugu byo mu burasirazuba mujye mwumva umugabane wa Aziya. Kandi tangawizi ikaba ikoreshwa mu kuvura by'umwihariko indwara zo mu buhumekero. Icyayi kirimo tangawizi kikaba kizwiho gufungura mu mazuru ndetse no mu muhogo. Ndetse burya ngo inarwanya isesemi ikunze kugirwa n'abagore batwite. Ni kuyikoresha ariko ntuzibagirwe gushyira mu cyayi umutobe w'indimu n'ubuki kuko bizongera ingufu z'uwo muti. Muri ibi byose ariko tumaze kubabwira harimo icyitonderwa. Mu gihe ukoresheje ibi tuvuze ukabona indwara ntiri koroha, ni byiza kugana kwa muganga bakagufasha. Tangawizi n'indimu ntibyemewe ku bana bari munsi y'umwaka bavutse. Bivuga ko atari byiza kuba wabikoresha ku mwana utarageza ku mezi 12 avutse.